Ndumvise pe uransobanuriye. Arega rero kera nari ndi umunyamatiku, ariko ubu aho tuvuganira, aho twabonaniye, ndimo ndohoka kandi nshogora mva mu mahane, amatiku nagiraga kera, kutavugirwamo, kutavugirwa. Ariko tukimara kubonana urampuguye cyane pe. Holiness TV ni umurongo w'ubutumwa bwizewe. Gana kuri Holiness TV urahasanga inyigisho zihembura ubuzima bwawe kandi zinyuze umutima. Urahava uhumurijwe, urahava uhaboneye igisubizo cyawe gihuje n'ibibazo ufite none. Holiness. Yo, nishimiye kongera kukubona. Amahoro y'Imana nabane nawe. Ndasubiza gute kumbwiye gutyo? Ndagusubiza gute? Nyigisha uko basubiza. Kuko ngimenyereye insuhuzo ya kera yarangaga ubumwe bw'Abanyarwanda, bavuga bati amashyo, abandi bagasubiza bati amashyongore. None bishaka kuvuga iki? None nagusubiza gute? Yo, kuvuga ayo magambo si uko nzimije insuhuzo ya Kinyarwanda cyangwa ngo nze kuyirengagiza, ahubwo mbivugiye kubwo nkwishimiye. Urumva yuko harimo ijambo amahoro, ukumva n'izina Imana. Ikigoye ni ikihe? None se ayo mahoro ko ari ay'Imana, niza kuyampa yose mu ijuru harasigara iki? Ijuru harasigara iki kandi? Ngaho noneho biragenda bite? Bati ngo amahoro y'Imana munabane nanjye. None mu ijuru harasigara iki? Kubera ko utambwiye ngo Yezu akuzwe. Yo, Imana ubwayo irihagije, kandi amahoro duhabwa n'ab'iyi si siko bose abagirira umumaro. Kuko Yesu ubwe niwe wabonekeye abigishwa be, arababwira ati nimugire amahoro. Impamvu ni uko nta mutekano bari bifitemo. Amahoro ava ku Mana atemba nk'uruzi ab'isi batazi. Nawe rero wifurije ayo mahoro. None se muvandi, urasobanukiwe? Ndumvise pe uransobanuriye. Arega rero kera nari ndi umunyamatiku, ariko ubu aho tuvuganira, aho twabonaniye, ndimo ndohoka kandi nshogora mva mu mahane, amatiku nagiraga kera, kutavugirwamo, kutavugirwa. Ariko tukimara kubonana urampuguye cyane pe. Urakoze muvandi. Iyi ni inshuro ya gatatu tubonana. Amazina yanjye nitwa Jonas Uzabakiriho. Uzi yuko ahanini nkunze kukwibwira, haza kukubwira amazina yanjye, ariko wowe nta na rimwe wari wanyibwira haba na hato. Ubushize wavuze yuko uri gushaka uburyo
wazakemura ikibazo cy'izina. None byifashe bite se muvandi? umva rero, byose narabikemuye, ariko hasigaye kimwe gusa. Icyo kimwe kizankurura kimvane mu buretwa bubi, hahandi wambwiye yuko abanyabyaha baba muri ubwo buretwa bwo kwa gishitani bahekenyerayo ibyinyo. Aho ndi kuhavana ikiguru cyanjye kitazaherayo. Ubu rero ndemeye pe. Umva rero rata, nkubwire, wowe ubwawe nkubonamo ishusho y'umumarayika. Tega amatwi nkubwire, nari mfite izina ribi wagira ngo ni iry'abacunaguzi, kwinangirangabo. None ryarahindutse, ubu nitwa Mugisha Aime. Kwinangirangabo nararijugunye. Iryo zina kugira ngo nze kuribona narariburanye. Nabashije kugenda pe, byange bikunde rihinduke. Nariyemeje icyo kizina, kwinangirangabo. Yewe navukiye mu mwijima mubi, sinjye warose nkubonye. Navuye ikuzimu pe. Sinzongera na busa gusubira mu mwijima mwa buriya buhenebere bubi. Iyo nkubonye ndishima. Yo, urakoze cyane Aime, ufite akazina keza, wiyise izina ryiza Aime, urakoze cyane Aime. Karame. Ubu se wamaze kuva mu byo witaga byiza kandi ari bibi, ibibi ukabyita byiza, ibyo byose warabyimuye? ariko njigaje kimwe. Ariko njigaje kimwe buri. Ikihe Aime? Narakikubwiye kandi na n'ubu nakikubwiye. Nuko utibuka cya kindi cyo kudumbura harya mu kitagute. Kubatizwa? Ni ukubatizwa se Aime? Nibyo urimo wita ngo ni ukudumbura? Yego, kuko muri njye namaze guhindura kamere mbi muri njyewe, kwiba, ikivuto, gutoteza abandi, umujinya, gucunaguna. Gusinda. Ibyo byose n'ibitotezo, ibyo byose nibitoke kure, toka shitani. Ubu ndemeye pe. Nagiraga umwanda, nambara ibikoti, nambara ibipantaro, yewe kujya gusenga nkibwira uko bisa. Ubu nahisemo nsigaye mfite isuku, nkakaraba, nkamera neza, nkiyuhagira, mu mutwe nkafura. Naratetse ibyanwa bimbaho karande.
n'ubu bwanwa bw'ubona ngiye kuzabugabanya. None urabona ko nambaye neza, imyambaro ifite isuku ifuze, n'ibi byanwa byanjye binsigayeho nzabigabanya pe, kuko ari byo byarangaga ubuzima bwanjye, bikerekana ko nk'umwihebe. Byagaragazaga yuko ndi umwihebe. Burya guturika ibyanwa biranga ubwihebe buba buri mu muntu. Ntukabashe kwicarana n'umunyabyanwa ngo uze kumubwira amagambo mabi, yakwereka yakuvanaho pe, nta mpuhwe zaba afite. none ngarukiye Yesu Kristo. none se Aime, Karame, urangije guhitamo aho uzajya usengera? ni mu Baporoso niho naje guhitamo. Urakoze cyane Aime. Karame, ubu se wamaze kuva mu byo witaga byiza kandi ari bibi koko? nabashije guhitamo neza pe, nararangije kandi ubu ndi ku murongo. Yesu Kristo aramutse aje yanjyana. Urakoze cyane Aime, kandi ni byiza, ni iby'igiciro kuba warahisemo neza kandi ukaza kwanga za ngeso mbi zakurangaga. none se abakubonaga bakakwishisha, wagize ngo bazongera kukubona ngo bakwishishe? Reka da, ubu dusigaye dusabana, turya akabisi n'agahiye nta kibazo. none se Aime, wahisemo ugendeye kuki? Yewe ni byinshi cyane, abo bo nahisemo rero icyo nagendeyeho. Yewe ni byinshi cyane, ntibanywa itabi cyangwa inzoga, ntibaraguza cyangwa guterekera, bagendera ku murongo, ariko bagendera ku murongo mwiza. Ariko rero hari icyo nagusaba. Aime, ni ikihe? kivuge. Uzambere umwishingizi. Ibyo rero biroroshye Aime, biroroshye pe. uzaze nzakwishingira byose byo kuri uwo munsi, ndabikwemereye kandi nanarabikwemereye. n'imyenda uzambara kuri uwo munsi nzayikudodeshereza yose, nzayiguha yose. ibyo ukeneye byose nzabiguha. Ariko uzaza mu bukwe, kuko uzampagarikira, kuko ari wowe wankuye mu mwijima mubi cyane, wankuye mu mwijima mubi, utuma ngera ahantu nishimira rwose. ubu ndishimye pe. Aime, kuguhagarikira si wo muti, kuko atari wowe watumije tubonana, ni Imana Data nyir'ibiremwa, yo yaremye ijuru n'isi n'inyanja. inyanja y'ubona n'amasoko, nyir'ibiremwa niwe wabashije kubishyiraho, niwe wabiremye kubw'ubushobozi bwe n'ububasha bwe. uwo rero, iyo Mana niyo yabashije gutuma tubonana. yo yaremye ijuru n'isi n'ibirimo byose, ibi byose ubonesha amaso y'umubiri. iyi nyanja ubona ihorera ubonesha amaso y'umubiri. iyi nyanja ni ku bubasha bw'Uwiteka Imana nyir'ibiremwa. iyo yonyine gusa niyo ugomba kwizera kandi ukabasha kwiringira, kuko ariyo yatumije tubonana, bituma tugera kuri uyu mwanzuro twafashe wo kugira ngo uyoboke nyir'ibiremwa no kuva mu bitagira umumaro.
iyo rero yonyine gusa niyo yo gusingizwa, niyo yo kuratwa, niyo yo guhabwa icyubahiro. Byose nibyo bitwereka ubushobozi bw'Imana. Ubwo rero sinzagutererana, ariko muri ryo harimo ufite umutima mwiza, Imana nyir'ububasha izakugezaho. Imana nyir'ububasha izakugeza kuri we. Icyo usabwa mbere y'uko ubatizwa, habura iminsi 10 uzaze dutegure neza, nkwereke ko wishimiye. Urakoze, urakoze naho ubutaha. Ukimara kumva ubu butumwa uhisemo iki? Ese nawe ntabwo waba umeze nk'uyu mugabo wabashije kuba yatakaza umurongo akagendera mu bitameze neza, ariko uri kubona yuko igihe cyarageze agandukira Uwiteka bitewe n'ijambo ry'Imana? Ese nawe ubwawe ntabwo waba ukerensa iby'Imana, ijambo ry'Imana rikakugeraho rishaka kukuvana mu bidafite umumaro, ukemera ukihagararaho, ukumva yuko utava mu mwijima mubi? Ijambo ry'Imana rirakuburira kugira ngo uve mu mwijima mubi maze ugandukire Uwiteka Imana. Arakunda agafasha, kandi afasha imitima yahabye akabasha kuyihabura. Ngwino ukurikire Yesu, umugandukire, nawe ubwe arakugandukira. Bityo umenye neza yuko Uwiteka Imana agukunda kandi Uwiteka Imana aragushaka. Ngwino garuka ugarukire Uwiteka, nicyo nkwifuriza. Imana iguhereze umugisha kandi Imana igufashe.